Twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu aho muri mu bice bitandukanye by'isi muduteze amatwi, aho twongeye kandi kugaruka ku nsanganyamatsiko. Mbere ya byose tubashimira ibitekerezo byanyu bitandukanye mugenda mutugezaho, aho mudusaba ko tubaganiriza ku ngingo zitandukanye zirimo ibyafasha abana. Njye rero ndi mwarimu bikunze kandi ubifitemo uburambe. Burya iyo wigishije ubana n'umwana imyaka 13, icyo gihe uvuga yuko ibyo ari byo byose iyo utarangaye uzi umwana. Hanyuma rero ababyeyi benshi bagiye batubwira kwiga mu kiruhuko, bakibaza bati se ubundi ni byiza ko umwana yiga mu kiruhuko? Reka rero tugire ibyo tuvugaho dufatiye wenda ku bwonko, ku gice cy'umubiri cyitwa ubwonko. Ubundi ubwonko bw'umuntu ni umukaya nk'indi yose dusanganywe. Ushobora kugira umukaya wo ku nda, umukaya wo ku kuboko, ariko noneho ubwonko ni umukaya nk'indi yose. Ukeneye rero imyitozo ihoraho kugira ngo bushobore gukora neza. Iyo mpamvu ni nayo ituma tuvuga ko ari byiza ko bukomeza gutozwa guhora bufite ibyo bwize buri munsi kandi by'ingenzi. Icyo cyonyine cy'uko ari ngombwa yuko bukwiriye guhora buri munsi bufite icyo bwafashe gishyashya, ni ingingo ikomeye igusobanurira yuko haba mu kiruhuko ndetse no mu bindi bihe bidasanzwe umwana ari uruhande rw'umubyeyi akwiriye kwiga. Ariko wenda reka mbahe urugero. Mujya mukora siporo, utekereza ute iyo ujya muri siporo uyu munsi, ejo ugasiba, noneho hakagira ubwo ufata ibyumweru nka 3 wicaye utari gukora iyo siporo? Wumvishe ukuntu mu mubiri wawe bihinduka? Iyo usubiye muri ya siporo cyangwa se iyo usubiye muri siporo muri rusange, usanga ufite amavunane menshi ndetse ushobora no kuvunika cyane. Ibyo rero nibyo dushingiraho tuvuga yuko ubwonko nabwo bukwiriye guhora nibura butozwa kuba bufite ibyo bwize by'ingenzi kandi buri munsi. Aha rero biradutera gutekereza, ese ubundi wakiga igihe kingana gute mu gihe uri mu kiruhuko? Twibuke ko umunyeshuri mu by'ukuri aba yitegura gutangira ikindi gihembwe cyangwa se atangira umwaka mushya w'amashuri. Ibyo ngibyo biraza gutuma nubwo tuvuze yuko akwiriye gufata umwanya akiga, ariko atari burenze nibura amasaha 2. Hagati y'isaha 1 n'amasaha 2 umwana akwiriye kwicara agasubira mu byo yize, cyangwa se akareba ibindi bishyashya biri buze gutuma ubwonko bwe bugira icyo bwunguka. Umwana aba akwiriye gushaka udukino duto akina, utuntu dutandukanye dushobora kumufasha kuruhuka, ndetse ari nabyo bifasha ubwonko, cyane cyane iyo ari mu gihe cy'ibiruhuko. Hari rero wenda hano reka nze nsubire gato ku ngingo imwe. Hari ababyeyi bafunga televiziyo, agafunga televiziyo avuga ngo abana televiziyo ibica mu mutwe. Yego, buri kintu cyose ni uburyo cyateguwe. Birashoboka ko umwana wiriwe kuri televiziyo wayimuhariye ari kureba amashene atandukanye. Hari amashene atanga za filime izi n'izi, hari amashene atanga indirimbo, hari amashene atanga ibiganiro. Mu by'ukuri ni byiza yuko utima umwana televiziyo ngo ayirebe, ahubwo mugenere shene akwiriye kureba. Noneho abimenyere gutyo, atoze ubwonko bwe kumva ko igihe cyose atarebye izo shene ku gihe wamuteguriye ari buze kuba afite
igihombo gikomeye. Ntabwo rero umuti ari ugufunga televiziyo. Ese wari uzi ko aba bana bacu ari abahanga? Gufunga televiziyo agasura inshuti ye wibwira yuko agiye kuyisura bisanzwe, naho ni umugambi bacuze w'uko bari bujye kuyireba kuri wa mubyeyi utarakoze gahunda nk'iyo yawe. Bityo rero ndatekereza ko babyeyi, inshuti zanjye aho muri hose, umuti ari uguha uburyo bwiza umwana bwo kureba televiziyo kurusha kuyifunga, ukanabimumenyereza akabimenyera gutyo. Hanyuma rero turimo tuganira kuri insanganyamatsiko mwadusabye, cyangwa se kuri iki kiganiro mwansabye ko ngira icyo mvugaho mu buryo bufasha umwana uri mu biruhuko. Hari ibyo mu by'ukuri umwana akwiriye kumva nk'aho bimuhaye motivation, reka mvuge gutyo, bimuteye imbaraga yo kwiga mu kiruhuko. Icya mbere gikomeye cyane ni uko aba afite amahirwe yo kwigana n'inshuti ze zo muri karitsiye. Burya abana bacu baza mu kiruhuko bakumbuye inshuti zabo, ariko ni byiza ko ubwo bucuti abo bana batemberaniranye cyangwa se basuranye, ni byiza yuko ubwo bucuti buba bushingiye ku kungurana ibitekerezo. Buba bushingiye ku kungurana ibitekerezo cyane cyane mu masomo, bakirinda kujya inyuma y'izo ngingo. Ikindi kintu gitera imbaraga umwana kwiga mu kiruhuko ni imiterere y'amasomo ye yize ku ishuri. Umwana watsinzwe ku ishuri ni ngombwa yuko afata umwanya agasubira mu masomo kugira ngo ya yandi yatsinzwe azasubire ku ishuri ayazi. Ariko nanone kandi umwana washoboye gutsinda amasomo ari ku ishuri nawe akwiriye gufata umwanya agasubira muri ya masomo kugira ngo atazasanga yaribagiwe. Burya rega icyo umwana yamenyereje ubwonko nicyo kimugumamo, icyo yatindanye nacyo nicyo aguma atekereza. Bityo ushobora gusanga umwana nubwo yatsinze neza ari ku ishuri, ageze mu biruhuko arabisubitse, ariraye, reka mvuge gutyo, birangiye yibagiwe. Ikindi nanone wenda nshobora kuvuga giteye umwana kubadukana imbaraga zo kwiga mu kiruhuko, ni ukugira ngo ashobore kwiyibutsa za ntego nyamukuru yari afite ku ishuri. Burya umwana mwiza akwiriye kuba afite intego agenderaho ari ku ishuri, izo ntego zikazanamufasha kugera ku ntsinzi nyakuri. Bityo iyo umwana afashe umwanya akiga mu kiruhuko agasubiramo ya masaha abiri nk'uko twigeze tubivuga, cyangwa se hagati y'isaha imwe n'amasaha abiri, ariko ntarenze abiri, mu by'ukuri bimufasha kwibutsa za ntego nyamukuru yari afite mu gihe yari ari ku ishuri. Akandi kantu wenda dushobora gusorezaho mu byatera umwana imbaraga zo kwiga mu gihe ari mu biruhuko, ni ukwigira ahantu hatekanye kandi we ku giti cye yihitiyemo. Niba umwana ari mu rugo, narebe ahamukikije heza ari buze kwicara, hanyuma atangire asubiremo amasomo. Erega abana bacu nabo barajijutse cyane. Reka gufata umwana ngo umufungire mu cyumba. Niba hari ahantu hari ubusitani, hari ahantu se hari amazi, bishoboka yuko yahagera akakubwira ati niho ndi gushobora kwiga kandi imeze neza, mwemerere ahajye. Wowe ucungane n'uko aho hantu atahahurira n'amabi cyangwa se ngo ahakorere amafuti. Icyamujyanye ari cyo cyo kwiga, reka mvuge gutyo, icyamujyanye ariyo ntego yo kwiga abirengeho. Navuga yuko nanone ikindi kimutera imbaraga ari uko ari we wiha amanota.
burya abana bose inshuti bakunzi bacu bakunda amanota. Abana bose bakunda amanota anyway. Abana bakunda amanota ku kigero cy'uko nkatwe tubana nabo buri munsi, iyo abuze igice ashobora kurira iminota 10 ndetse no kurenga, mu gihe cyose ataramenya impamvu icyo gice ku manota ye kitanditswe cyangwa se kitagaragaye nk'aho agifitiye uburenganzira. Kabone n'aho ibyo wenda yaba akeka yuko byamwimye icyo gice byaba ari n'amakosa. Hagati aho rero, iyo ari we uri kwiha amanota, bimutera imbaraga zo kwiga. Babyeyi rero, reka abana bacu bahabwe umwanya n'uburenganzira bwo kwiga, cyane ko ari bo Rwanda rw'ejo hazaza, nibo bazadufasha, nibo bazavamo abayobozi b'ejo hazaza. Bityo nta mwanya n'umwe umwana afite wo gutakaza. Erega kwiga ni ugufata ikintu gishya cyinjiye mu bwonko umuntu atarazi, none se uhamusubiramo ibyo uzi gusa, ubundi wazavuga ko ibishya bizinjiramo ryari? Nguko ngaho, niba wegereye urukuta, egera urukuta, hanyuma umbwire ikiri hanze. Niba uri mu nzu, mbwira ikiri hanze kuri urwo rukuta. Wakimenya se? Oya, ntabwo wakimenya. Biragusaba ko ujya kureba kuri rwa rukuta, noneho ukagaruka ugahagarara muri wa mwanya wari urimo, uri bukubaze ngo hanze ku rukuta uteganye narwo hanze hariho iki, uzakimubwira kuko wamaze kukibona. Ni ukuvuga ngo icyo utaramenya ubundi, icyo utarabona ntabwo uba ukizi. Icyo utarabona ntabwo uba ukizi. Biragusaba ko ufata umwanya ukihugura. Tubashimiye umwanya mwiza mwari mwaduhaye mukurikira iyi video. Reka dukomeze kubasaba kudukunda, kudukora subscribe ndetse no gusharinga cyangwa se gusangiza inshuti zanyu, ari nako tubasaba kuduha comment mu buryo butandukanye kugira ngo tujye dushobora gusangira ibitekerezo, kandi natwe tubagezeho zimwe mu nama n'impanuro zikwiriye abana bacu mu gihe nk'iki ngiki. Mukomeze mwirinde covid, mwambara agapfukamunwa neza, muhana intera, ariko kandi mwubahiriza amabwiriza nk'uko ateganywa na Minisiteri y'Ubuzima. Muragahoraho bana bato, murakagira ubwenge bwiyongera. Murakoze cyane.